ibyane byabura turi mu isi kandi turi abantu sibyo ariko n'ibibazo nabyo biraza nyine ibibazo kandi akenshi ibibazo bikurura icyaha iyo umuntu afite ikibazo akenshi agira n'ibyaha uvuga ngo tizongeze urya inzuzi uvuga ngo tizongeze urya inzuzi tizongeze urya inzuzi izo ndyo izo ndyo indyo izo ndyo uzurya inzuzi bwabivuge vuba tizongeze urya inzuzi hari byinshi umuntu agenda anyuramo bikamuca intege hari abahura nabo bakamuca intege ariko nyine tugomba gusaba Imana nyine ikadukomeza muri ibyo byose yongwe mureke nta kibazo muri hano ikiragiye mwe muhuye ariko hari ibintu yakwemereye byarasohoye oya ntabwo byasohoye bayi ikaze mwagize neza kubana natwe ku Mama TV nizere ko meze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye kuri guseka mu bice bitandukanye by'isi mutuye nizere ko muri amahoro nitwa Didasi turirimbe sibyo turirimbe turi guseka iki turi guseka ntacyo yego karibu sitari ngayibwira abantu ariko wanjyana nishwe rese ngo numva wambaye neza ku kiba bijyanye mubwira abantu amazina nari nigira imbabazi ari nigira imbabazi uyu munsi ndakubaza nk'utakuzi ari umeze neza bimeze neza ari ni wabibye abantu kuki ubona kubipfa ntabwo nababibye amakuru se ni meza ari ko wabuze uhugiye mu biki nta mashuri nta mashuri ari ugeze mu wa kangahe mu wa gatanu ubu ngiye kujya mu wa gatandatu ubu ahubwo ugeze mu wa gatandatu ngiye gusoza wiga ibiki F&B F&B se ni ibiki ibijyanye no guteka nyine wabuze guteka iki byose ariko byose byose ndabizi ari abantu bakumenye cyane mu muziki ndavuga mu kuririmba kuririmba ni ikintu ufata ute mu buzima bwawe kuririmba njye mbifata ni ibintu bikomeye cyane ndabikunda iyo ndi kuririmba nyine mba numva mbohotse nkumva nta bibazo cyane ubohotse mbohotse noneho ubu ngubu uraboshye oya ntabwo mboshwe aho mba numva nyine ari ibintu bimfasha kwegerana n'Imana Aline watangiye kuririmba ryari watangiye kuririmba ryari kuva kera nkiri mutoya muri kodemo muri korali ku byo ku giti cyanjye ariko ari ikiganiro ni icyo guseka gusa ariko nuko urangije ujya muri studio uvuye muri korali harya ni iyihe korali na wake up yasenyutse ako kantu washizemo ese ntiyasenyutse ni muri wake up uva muri wake up ubu nta korali ugira mba muri shiro ndirimba muri shiro shiro ya no kumwoza ririmba neza abantu bose barayemera kabisa aravuga ati iriya korali ewana
no utangiye kuririmba wongeye muri studio bwa mbere ubona gusohora indirimbo irasohotse wiyumvisha ute muri icyo gihe? numvaga ari ibintu byiza cyane kubera ko njyewe nkiri mutoya nigeze gusaba Imana nyine ndabyita Imana niyo wampa indirimbo imwe igasohoka hanze nagushima. Yarabikoze impa n'indi ya kabiri nziza cyane Shy. abantu banayikunze. Shanayi narayikunze. Wari uzi ko se buriya ntabwo nyaryama ntayumvisha mbohora ntabwo naryama ntayumvisha ifite amagambo meza. Ikigaragara ni umunyabyaha wari uri gusaba imbabazi. Oya, hari igihe umuntu aba yumva aboshwe afite ibibazo se kumva araboshwe cyane. Ntabwo umuntu aboshwa ngo ni ukubera ko afite ibyaha gusa, n'ibibazo ubwabyo bituma wumva nyine uboshwe utisanzuye. Ariko ari widucurika utangira uvuga ngo mpora nifuza kugendana nawe ariko bikanga nkabura inzira. Urugendo rumbanye rurerure, umutwaro urandemereye. Umutwaro w'ibyaha. none ko wari utubwiye hari ibyaha, hari ibibazo. Iyo ufite ibyago n'ibibazo biba birimo. Turi kudusubiza rero ni iby'abantu b'abadiplomate. Umutwaro w'ibyaha uramvuna, bivuze ngo ni umuntu w'umunyabyaha nyine wari ufite icyifuzo cyo kuba yaba umukristo. Nkurikije ayo magambo ibyaha ntibyabura, turi mu isi kandi turi abantu, sibyo? Ariko n'ibibazo nabyo biraza nyine ibibazo kandi akenshi ibibazo bikurura icyaha. Iyo umuntu afite ikibazo akenshi agira n'ibyaha. ubwo abantu bafite ibibazo byinshi bagira n'ibyaha byinshi. Oya, nabo ngo bose bagira ibyaha byinshi ariko nyine bajya. Hari n'abagerageza kubirwanya. Hari abagerageza kubirwanya bikanga, ugasanga biroshe mu ngeso mbi. Ariko hari n'igice wavuzemo ngo namenye ko ubuzima utarimo buhita buzima cyane. Ikintu bishatse kuvuga ikintu bishatse kuvuga hari igihe nyine hari igihe dukorera Imana, sibyo? Noneho wayikorera ugatandukira ukabiva mu by'Imana, urumva nyine bita bizima. Ubuzima nyine ubwo nyine Imana irakureka. Imana ikuretse ubuzima burazima. Yego. Urangije uravuga ubwo turi ku ndirimbo yitwa Mbohora. Urangije uravuga ngo nubona naniwe unyibutse ya masezerano kandi ujye unyibutsa ibihe bibi wanyujijemo. Nibera uwawe uwanjye, nshaka ko tugumana ibihe n'ibihe. Yes, ibihe n'ibihe. Nk'uko bigaragara muri iyi ndirimbo yawe buri gice kigenda gifite message yacyo gishaka gutanga. Kuki ariko wabihisemo? Ubwo urumvaga ibyo biri kumfasha. Noneho ukurikije muri iki gice cya nyuma hari igihe nyine dusenga Imana tuyisaba bidukorera ikintu, sibyo? Noneho yamara kugikora tukibagirwa. Ariko biba byiza iyo ubwiye uti nubona naniwe cyangwa nubona ntandukiriye unyibutse ibyo wankoreye cyane, bitume nsubira mu nzira. We mabure we mabure. Yego, nyuma mbere wari wakoze indirimbo yitwa Gukomera. Hari aho wavuze ngo ni iki gituma twibagirwa ibyo twasezeranijwe. No muri Mbohora uti nubona naniwe unyibutse amasezerano. Nta kuntu ushobora kuba warahuye n'ibi bintu birimo kwibagirwa cyangwa kunanirwa ugashaka gusubira inyuma, akaba ariyo mpamvu bigaruka cyane mu ndirimbo zawe. Oya, simvuga wenda ngo nahuye nabyo. Wenda Imana igira icyo nkorera ndibagirwa, njye ntabwo ndatandukira, sibyo? Ako wenda nko muri ndirimbo Gukomera
hari byinshi umuntu agenda anyuramo bikamuca intege, hari abahura nabo bakamuca intege, ariko nyine tugomba gusaba Imana nyine ikadukomeza muri ibyo byose. ubwo nicyo se turabyemerera kuko kugira ngo ikintu kimwe kize mu ndirimbo ya mbere kigaruke no mu ya kabiri, kwibagirwa tujuru kwibagirwa nawe nyine reba ahantu isi iri, sibyo? nyine urebe ukuntu ibintu bisigaye bimeze, abantu ukuntu basigaye bameze, ni ibintu byagiye byigarura. kandi njye ntabwo ndirimo indirimbo ngo nyumve njyenyine, umva nyine igombwa no kumvwa n'abandi, igomba no kumvwa n'abandi. ari ndakuvumbuye ku kinyarwanda uvuga ngo tizongeze urya inzuzi, uvuga ngo tizongeze urya inzuzi, izo ndyo izo ndyo indyo izo ndyo uzurya inzuzi, ndabivuga vuba tizongeze urya inzuzi, iki ari nuko urangije gukora indirimbo Mbohora ubu urabuze, kandi abantu bari batangiye kuvuga bati noneho tubonye umwana ukiri muto uririmba amagambo yumvikanisha ko umuntu atagomba gukorera isi ahubwo agomba gukorera ijuru, kuko wumvishe nk'iriya ndirimbo Mbohora ni indirimbo imeze nk'isengesho, urangije uraza urababipa uhita ugenda. ari wagiye uti abonye bitarya bino bintu byo kuririmba, abonye ibyo watekerezaga atari ko bimeze, mu rugo barakubwiye bati ibyo bintu bivemo, byagenze bite? oya, mu bintu by'Imana ntabwo wavuga ngo nabonye bitarya, sibyo? ko undi byanga byakunda bigera igihe, kuko twe tubisohora kugira ngo bigire nyine abantu bifasha, sibyo? bagera aho bava bagera n'aho bagera. ntabwo wajya mu bintu bya muzika ushaka inyungu, aho nta kirimo. iyo ubonye byanze uhita wiviramo. oya, aho nta kirimo, kuko n'ubundi ntabwo byemera, sibyo? ntabwo byemera. ariko njye impamvu nagiye nyine ni amasomo, ni amasomo. ariko hari n'abakora umuziki n'amasomo bakabihuza. barabihuza. ari none ubwo tuvuge ngo byararangiye se cyangwa wenda biri mu nzira? ntabwo byarangiye, kuko nteganya ko ninasoza no kwiga mbonye uburyo nabikomeza, ariko ubu ngubu biragoye. ikibazo ni uko ari amasomo menshi. si nuko ari amasomo menshi, hari igihe umuntu agiye agavutukamo mfashe pause. ni pause? okay, narigize ngo ni ubushobozi. ni pause. okay. yes, ubwo twizere ko mu minsi ya vuba dushobora kongera kukubona. yego. ngaho urongera unatubwire kuki wahisemo gutanga ziriya mesaje gusa zigaragaza nk'indirimbo ya mbere igaragaza gukomera kw'Imana n'ubushobozi bwayo, iya kabiri igaragaza ni isengesho risaba imbabazi ku byo umuntu yakoze, ariko binifuza no komatana n'Imana cyangwa kugumana n'Imana. kuki aribwo butumwa wahisemo gutanga bwa mbere? nk'uko nabivuze, umuntu akora ikimurimo, sibyo? kandi ikintu kiri mu muntu ni nacyo kimusohokamo. wenda sinavuga ngo nabayeho ubuzima bubi, ubuzima bugoranye, ariko nibyo bintu byaje. okay, ntacyo nibyo byaje. ubwo abantu bagukunze bakabona indirimbo yawe ya mbere bakayikunda, bakabona uragiye, aba bantu wababwira iki? kuko buriya ni inkoramutima zawe. icyo nababwira cyo ni ugukomeza bakankurikirana, kandi ikindi ntabwo nagiye nyine ngo mpere, sibyo? ubwo uraje mu minsi mike? ndaje mu minsi mike. nibyo gusa?
ariko ariko usigaye ugira amagambo make. ndaje So, ubundi umuntu akurikiranye ikiganiro cyawe n'uburyo useka kenshi wakwiye gukora indirimbo z'ibyishimo, umunezero, zirimo guseka, ndaje nzikore zirimo izadukora amadede. zadukora amadeni none uraje vuba. ndaje vuba banyitege. Hari ikiganiro wigeze gukorana na Apotre Yongwe, icyo kiganiro urakibuka? yego Apotre Yongwe niwe mwakoranye ikiganiro bwa mbere niba nibeshye. Avuze iki kuri wowe? Yongwe ntabwo muzi cyane sibyo, kandi nawe ntabwo nzi cyane, gusa wenda niyo wambere wamwesheje ikiganiro. Yongwe mureke. Okay, nta kibazo ni uburenganzira bw'umukiriya. Yongwe mureke atagira iki? mureke navuga ko muzi wiki naba ngiye kubiryarya. Okay, buriya ni kiragiye mwe muhuye, ariko hari ibintu yakwemereye byarasohoye? Oya ntabwo byasohoye. Ko yakwemereye gukorera indirimbo, ugukorera indirimbo, yakwemerera indirimbo imwe, akwemerera n'itike y'igitaramo kimwe kizabera muri BK Arena. Yakwemereye ko azakugurira itike yakwinjiza mu gitaramo muri BK Arena. Icyo gihe ndumva utari uzi ni Kigali. ntabwo nari mazi. Yego, ibyo bintu ntabwo umukozi w'Imana yavuga ibintu ntibitahe. Warabibonye uraduhisha? Oya ntabyo nabonye. Twahise hazamo agakesi nyine. Agakesi. Wabaye iki? Ushaka ko wamufunze wowe. Nawe rero. Ariyo yamufunze nyuma? Wese bamufunga. Okay. Ubwo biri mu nzira ubwo bamufunga? Biri mu nzira. Ari uragasaze. Biri mu nzira, Imana iracyabisiga. Okay, kadugushimire. Ubu ngubu se usibye amashuri, ubu ibindi uhugiyemo ni ibiki, uri hehe? Noneho tubwire n'ukuntu abantu bagomba kugukurikirana. Ko wavuze ngo bakomeze bagukurikira. Ubu ngubu ndi mu rugo n'ahandi hantu ndi ndahari sibyo. Ku bantu n'ubundi abantu baracyareba indirimbo ziri kuri YouTube, Narine Mbabazi, bakomeze bazirebe zikomeze zinabahumurize. Katugushimire, ndi kumva amagambo yawe yabaye imari. Wanze kuyarekura? Nanze kuyarekura. Bo, sawa, ejo bundi ariko mu karitsiye iwanyu habaye igitaramo. Nakubonye. Nakubonye imbere kuri stage. Cyarabaye. Ubonye uri kuririmba. Ariko hari abantu batazi ko by the way uri umuperformer mwiza. Abantu wagira icyo babwira? Oya. Ntacyo. Bo, hanyuma rero kuri iyi channel yacu tugira, iyo dusoje tugira impamba. Channel yitwa Impamba Nyayo. Umuntu wese tuganiriye agira impamba agenera abantu, bishobora kuba ari nk'ijambo wenda bishobora kumufasha mu mibereho, mu buzima arimo bugoye cyangwa bwiza arimo. Impamba waha abantu bagukurikiranye ni iyihe? Nka Aline Mbabazi. Hano waruzingi. Impamba. Ibintu by'impamba. Ntabyo narinzi. Ntabyo narinzi pe. Ariko cyo nababwira cyo bakomeze gusenga sibyo, bakomeze bizere. Nta wasenze Imana nyine uzikorera amaboko.
yewe mwakoze kudukurikirana umutumirwa nagize uyu munsi yaza uransekeje ntubuze byose hanyuma reka tubashimire ko mwabanye natwe. Impamba ya Aline ni uko mwakomeza gusenga kuko ntawasenze Imana ngo yikorere amaboko. Iyo ni impamvu ikomeye, kwibutsa abantu gusenga no kubana n'Imana neza bijyanye n'indirimbo zawe na n'ubundi zo kuba zishishikariza abantu kubana n'Imana. Hanyuma abantu bakomeza bagukurikira, hirya ntugira imbuga nkoranyambaga? yewe ntazo. Ntazo? Nta Facebook, nta Instagram, ntazo, nta TikTok, nta na kimwe? Ibyo bintu bigomba bikemuke. birakemuka. Kubera icyo utazigira? ubwo ntabwo ndabijyamo. ndacyabipanga. Okay, mwakoze cyane rero, mugire ibihe byiza.